nzatangira kubyara Vestine mbivimuzi ndagukura akaboko mu mufuka nene niba umbona yampano nta nshuti afite inshuti ni wowe kandi wowe uri ikigoryi nakubwiye trailer ndaguhaye ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada nkubwire Kamana Yeri gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbiveho mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka nzamuke ngene kubyaba Vestine na Docas mbivuga ngende kubindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bintu urabizi nabyo ngene mbivugavuga ndagiye wanda gusotora nkugezeyo urihagararaho kuzigusaba pe bijye hanze urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingibi abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwabo ndazo ndakura live ya Instagram mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbamamaze iyi baze ibi urebe ibihumbi 10 kuntu bikora nishobora kiricara kuri kamera kigite kivuga cyirinde agasori ikiganiro bro gasori ikiganiro bizi ko Dumba ari bo barimo baravuga izo boro you're not even asking warinze ukavuga ngo warize ngo uri umunyabwenge ngo uri manager bro ukavuga ngo uri umunyamakuru uri professional. Sorry my guy sha ibintu bya views giye kiganiro cya mbere bakoranye cyaranangaje even point pazo washoraga kugumayo man it was very very possible ko wagumayo cyane pe cyane kabisa it was very possible urenganya cause abantu muri hano ngenda giye kubabwira uyu Pazo ni umuntu uvugana nawe mu gikari ni umwana ufite uburere bwinshi cyane afite uburere bwinshi uri muraganira nawe uramwumva Pazo turimo turaganira wumva icyubahiro ampa icyubahiro iyo ari maraganira ndibuka ubwa mbere iminsi ya mbere naraguhamagaye ngo hamagara nkaho nturakariye urambwira ati Dumba ibi bintu sinshobora kubikora urambwira ati Dumba ntabwo nshobora gusharinga izo video singiye wazite urumva ikiganiro nagiranye nawe urimo urambwira ukuntu udashobora gukora ibyo bintu noneho ngo twebwe babiri ni twebwe twagambanye kugira ngo zisohoke bro irababaza ngira ngo ubwa mbere hasohoka screenshot ubwa mbere cyane mu kwagize kwa gatandatu nibuka ko ari ngiye wakwihamagariye ngira ngo nibwo bwa mbere nari nguhamagaye man wallahi nibwo bwa mbere nari nguhamagariye nka kuyahamagara ngo ati Pazo ibyo ni ibiki bambwira wakoze I remember ukuntu wambwiye mwijwi mani ribabaye mbwira ati singewe niki urumva man Dumba birababaza kabisa Dumba zajya ntukirye Irene nkamubwira ko ari ikigo gibuzajye mubikata mu bimwohereza kugeza ubwo azakora ibyo namubwiye agomba gukora bro bizagenda bikura Irene bizagenda bikura nzakwataka nka kanseri Dumba zikora ngiye kukubaza ngo yakora iki kugira ngo umubabarire narabimubwiye warabimubwiye sawa nzakwataka nka kanseri kubera umva genda umusiramu icyo ushatse kunkora nicyo ngukora exactly what you want to do to me that's what I do to you nzakwataka nka kanseri bro step by step 1 2 3 4 5 6 7 nzakugeza ku ijana mwereke ubugome muba mukora mwigera mukigira ko mwigira abantu b'abagome bro mwigira ubugome mwigira ubuntu bw'ubugome bro mfite fucking be nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe utagenda nshobora kukubera akabuye mu nkweto we Irene ubuzima bwawe bwose nubwo buboro bwawe wubatse n'ibyo biboro byawe byose bigasenyuka mubikate ni mubishira wundi muntu mubishire Irene kandi every time I come live Pazo nanu nzakubona uri live nkazamuka nzajya mbyibuka cyane nzajya mbyibuka abazatwambitse icyatsi shiyo ariko izi video ya saturating isi yose man
bagahita bavuga ko ari njyewe nari nyiri inyuma. Isi yose every motherfucker, buri muntu wese at least yabonye iyo video Dumba yiri inyuma. Irene ugafata ikiganiro ukakirekura, wowe waje hano urakagorye ugafata ikiganiro ukakirekura. Irene n'ukuntu twari tubanye, warangiza ukagenda gusaba imbabazi ugabona ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba Komuteri kubera abanyarwanda uzi neza ko batazi igifaransa. barakizi cyane aho igifaransa. Oya, nabonye abanyarwanda benshi batarabimenye, ntabwo bamenye ijambo Komuteri icyo bimenyesha. Banyarwandakazi, ndashaka kubasobanurira ijambo Komuteri icyo rimenyesha. Komuteri mu Cyongereza bavuga as such. As such ni ukuvuga ko ntabwo yabikoze as such, sibyo yakoze. Azin. Ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva. Ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva. Ngo njyewe na Dumba ngo is like my brother. Arangije kuvuga Komuteri. And then you accept, mugafata njyewe ufite diploma ya civil engineering gutanga imbabazi umuntu avuze ngo as such. Chamanta randitse ngo they will do anything for views. For real man. Ntabwo yabikoze Komuteri. Ye dore ikintu cy'Abanyarwanda, education system yacu igomba guhinduka. Aha ngaha ni mu magara ndavuga ati education system yacu igomba guhinduka. Ukabesha abantu miliyoni zingahe kubera urimo uravuga ko Komuteri on a national TV igereye Nyamasheke. Hariho Phil Peter man, hariho Phil Peter shora no kubaza icyo ngo Phil Peter na uri ikigoryi. Phil Peter na uri ikigoryi. Kozi maribaza ko abakritas bari profession. Nande ni mama. Kozi ngewe umuntu yabajije ndamubaza ariko se nakubaza ati Komuteri kumenyeshije ko batamurize cause I think like Phil Peter is a smart guy. Namufata as a smart person. Nabonaga Phil Peter ari umuntu uri smart. Ugasanga izina uwo bavuga ko batarize izina riri muri RIB. Statement zifunga puzzle riri mu izina ryanjye. Biba biri kure biri hano. Ntabwo bijya biba kure. Biba biri hano. Ntabwo bimba kuri papuro byari bigiye gufunga puzzle man. Bambifite buri gihe. Bambifite bigenda hafi bari. Statement bigambisome. Nongere mbigusomere. We Irene nongere mbigusomere biba hari ikintu wari ugiye gukora cyari very dangerous. So dangerous man. Cyari very dangerous. Izi zose ziba ari cyber report ngizi. Nicara nazo hano. Jewe Irene yakoze ikiganiro na Yamano mbere yuko mfungwa. Baravuga ngo Justin ngo nari ndi umuntu urango afataga ngo video Yamano. Man, Irene yaraburaga Yamano kujya abone views akamamagara. Imagine such a guy like that man. Nge nagize n'ubwoba kabisa. Irene ntabwo ndi mu Rwanda, ntabwo uzandoga kandi no mu Rwanda nzaza. Because they say you put your enemy closer and knows that your friends close, your enemy closer. No mu Rwanda nzaza. Ndumva sinzi ikintu wamusabye ariko ngiye nizeye ko azagikora. Cyetse niba aramusabye ikintu kiremere azagikora kuko yaraguhemukiye kabisa. Kandi byarakubabaje. Icyo wamusabye azagikore. Niba ari no kubyumva Irene ikintu Dumba yagusabye uzihangana ugikorere. Abanyarwanda bagukunda banakunda Dumba. Ntabwo bazongera kumukunda Irene, ndabukubwiye imbere nadakora ibintu namusabye mu mezi abiri abanyarwanda bazaba batakimukunda. Nawe azi ubwenge azagikora kabisa. Cyetse niba uramwatse kigoye ariko azagikora. Ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye cyane koze ngiye ntabwo nkomeza ubuzima. Please Irene uzagikorere Dumba muhamagarane umubwire uti twabirangije ibyo wambwiye ndabikoze. Ibintu bive mu mutwe wa Dumba kabisa kuko yarababaye. Irene you have never ntabwo urabona ubugome. Behind umurozi haba hari uwundi. Uraruguka ukajya kubona umuntu bararuguye. Agahita akira. Agahita agenda. Hano ndi abanyarwanda babimenye. Pazo bamufunze.
njyewe Dumba sinshobora kugira confidence yo kuba nshobora guhaguruka nkagura itike nkaza mu gihugu cyanjye. Really? Na njyewe uri inyuma y'icyaha bafungiye umwana nagenda gute u Rwanda bahita bamfata cyane kuri airport aguhagarikira hariya bagahita bagutwara. Nibwo bugome Irene wari ukoze. gusa njye ndashimira ubutabera brother. Man kabisa Ntabwo reka ndasubiramo abantu batazi uburemere bw'ikintu Irene yarakoze. Ndasubiramo abantu batazi uburemere. Njyewe Dumba bafunze Pazomani akaherayo, ntabwo nshobora gukatisha itike ngo ninjire i Kigali. Pazo bamufunze ari njyewe wamutumye nkuko babivugaga. Njyewe my question is, umujama niwe wifatiye video, twarayibonye twese, niwe wasetinze camera ashira hariya ibyo bakora, nubwo rwose bitari binashimishije. Areba hari n'ibintu umuntu abona wenda akavuga ati you know what, at least byari bimeze neza ariko na wapi. So my question is, ni gute Bushi, thank you so much brother. Akanayitanga ni gute ajya kublaminga abandi bantu ngo bayisohoye kandi nawe kuyibikira byaramunaniye? yabanje no kubeshya mu kiganiro kwa Irene ngo bamuteze kamera, ngo bari muteze. Na twese iriya video twese turayifite ukuntu yegereye arabeshya cyane at an extent. Icyo kiganiro niho babesheye ko ngo yampano bafite umwana urumva wahese ngo umwana we yarapfuye. Ahubwo ngo umwana we yarapfuye. Icyo kiganiro babeshya ko ngo umwana wa yampano yarapfuye waje gisohoye. Kandi byose ari ukubeshya wa mungu. Byose ari ukubeshya. Irene ibiganiro by'ukora. Dumba kangubaza ikibazo. Kandi ngo mama we yamwana yagiye no kureka. Thank you Bushari, thank you so much. Kangubaza ikibazo Dumba kandi unsubize. Waba ushobora gufata telefone ukifatira video ukananirwa gufata umwana wawe ukamupostinga? Imagine. Umwana ntawe se kandi. Bushi. Abanyarwanda baravuga ngo Dumba ngo Irene ngo yagusabye ngo imbabazi ngo sijuyi nini ngo mubabarire. Ikiganiro cyo yagikuyeyo. Ikiganiro rero kidiritinze. Oyazana gusaba imbabazi kuri public. Abanyarwanda bagomba kubimenya ko ibintu babikora bashaka views Thank you sweetheart. Abo Abanyarwanda ariko ibyo bya views izina ry'umuntu nicyo nyine Dumba ni ikiganiro musabye kudiritinga ugahita umubabarira. Noneho ndaramworeje amubwira akeditinga kiri ko ushobora kugeditinga kiri hariya. Namubwira ati narakubwiye ndabivuga. Naramubwiye genda weditinge ikiganiro bikatemo ko kirakwinjiriza amafaranga. Je ntabwo n'umuntu ukomeza ubuzima. Narakubwiye genda weditinga ikiganiro ukuntu kiriyo ugenda ubikuremo ibyo biboro bya yampano kigume kigukorera amafaranga. Nurangiza wandike statement usabe imbabazi neza we wakagoryiwe. Uzandika uzipostinge kuri Instagram yawe. Njyewe nawe turaba dukiranutse. Udashiramo za komuteri zawe. Thank you boss lady, thank you so much. Udashiramo za komuteri zawe Irene, udashiramo za komuteri zawe. Ukore fucking statement uyandike uyishire kuri Instagram. Njyewe turaba dukiranye, turagikiranye. Kiganiro cyeditinga kuri billboard. You don't have fucking 5 days from now. You don't have 5 days from now. Do it as quick as possible. Kana bikora nzamenya ko kabisa ari azahomba byinshi. Icyo kiroroshe guhomba. Natabikora azahomba. Yabikora Pazo ntabwo ibyo bigoye cyane ko editing. Dore ntabwo musabye kubisiba. Ntabwo musabye kubisiba. None se reka mubaze the owner. Mbwira impamvu kuva igihe yabimubwire kugeza n'izi saa atarabikora. Nzatangira ku cyakuzanye muri Canada n'ukuntu watashe. Uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo twarire umugore we ibyo wakoze. Niko nzatangira ndimo kuba trailer bwo ndimo ndaguha trailer wowe ndimo ndaguha trailer film kunizaza. Niko nzatangira ko ako ni gatoyi. Nzatangira kubya nzagenda kubya Vestine mbivimuzi. I give you fucking 5 days. Nkwade nakutano kwa 5 days. Je te donne 5 jours.
cyakoze abajene barakubabaje Dumba. I'm so sorry for real. Sorry for that man. Urihagararaho wowe Irene, urimo urihagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Ndagukura akaboko mu mufuka kanyoka. Ndagukura akaboko mu mufuka. Nakubwiye trailer ndaguhaye. Ndaza kuvuga icyakuzanya muri Canada. Nkubwire Kamana Yeri. Gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbiveho mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka. Nzamuke ngene ku bya ba Vestina na Docas ndivuga. Ngende ku bindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bindi urabizi nabyo ngene mbivuga. Ndagiye yo wanda ndagusotora nkugezeyo. Urihagararaho kuzigusaba pe bijye hanze. Urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingiba abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwabo. Ndazo ndakura live ya Instagram. Mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa Nigire mbamamaze baze urebe ibihumbi 10 kuntu bikora. Amana ntabwo yareze Dumba komuteri ngo ntabwo yamureze komuteri, ntabwo yandeze komuteri kubera batazi igifaransa. Ngo yampano ntabwo yandeze komuteri, ndabisubiramo ngo yampano ntabwo yareze Dumba komuteri. Philip arimo arareba kuri National fucking TV. My missita ubu wari umunsi wa gatatu kuva naravuganye nawe na aga kuri telefone. You haven't done it. Ntabwo urakora ibintu twavuganye. Ibyo bimenyesha ko ari uburyarya. Ndimo ndavuga gutya kubera tumaze iminsi 3 aga promoter yabanje kugenda aratwunga aratubwira aduhurira kuri telefone nashaka kuvuga na Irene abanyarwanda mu bimenye duhura na Irene ubwa mbere. Irene agenda asaba imbabazi arimo aravuga za komuteri. Nza hano ndababwira abanyarwanda ko ngewe Irene ntabwo nzimubariye kubera komuteri nzi ijambo icyo rimenyesha komuteri. Irene aga promoter arongera duhuriza kuri telefone. Nanone nanze kuvugana na Irene aga ndamwemerera kubera mwubaha duhuriraho ndamubwira Irene ikintu ushobora gukora genda ukatemo ikiganiro katamo ibintu yampana ari maririza avuga ko namuhemukiye nurangiza ntabwo nshaka gusubira kuri kamera andi kurwandika urupostinge urimo uravuga urimo urasaba imbabazi nzima udashiramo ibigambo byawe bya komuteri ngo yampano ntabwo yandeze. Hashize iminsi 3 ibyo bintu twumvikanyeho ntabwo urabikora. Hashize iminsi 3 ibyo bintu byo ngongeye yindi 5 ngo ni iminsi 8 papa kandi nguhaye na trailer ahantu nzagutangirira. Nguhaye trailer ahantu nzagutangirira. Buri fara muri comment igere cyangwa uzamuke hano. Deona nawe ibyo yigize ubisha amatiku ako gatoya n'abakaretse akayumva eregura mujama ntabwo akoze umurirwa amatiku ngo tuvana niba ari n'umuhamagare bahiye bahiye. noneho abajyama muri commentaire iminsi bayigabanyije ngo hasigaye 4 bajureka Dumba urabizi ukuntu nta kintu kiba kindakaje nk'umuntu yo gusaba imbabazi ziri fake twongeye tugahurira DM arambwira turashaka ko nkora iki nkamubwira ibyo agomba gukora hakaba hashize iminsi 3 atarabikora. Abantu bashobora kwibaza ko yakora ubundi iyo minsi 3 niba ikwemeje akuba ari abantu mushobora kuza abanyarwanda bakibaza ko Dumba ngo akunda ngo rwaserera ngo Dumba ngo ndagashobotse ntabwo ashobotse mbabwiye impamvu bishobora kundakaza. Ushaka uyikunde jubabwiye ati rwaserera nkimara kumva ko wabaye ukagera naho urera ubu turi kuvugana ngiyewe nk'umutabazi wa kare ubu turi kuvugana naje kukureba ndagufata he ngomba kuza nkabuhoza tu uri Murimo muranseta kandi narinda akayemana kamani seka gushoboye utwo twagerageje bikanga. oya gadi nawe nuze gukira ngo uza kudukiriraho kwakiriraho gute. oya ubu turi mu masasa gusa umunsi twiriye turya amasasa byose kandi bitewe na fazo sha Dumba arakazwa ruzi none se bigenze byose bitewe na narinda amahoro bazahitazamu Dumba kankubwira ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo kandi ngira ko ntazi kugira aga promoter ngo pfusha ubireke mwana abantu bose ngiye kuba contre y'abandi bose urumva Dumba. Thank you Alia. Kuba contre y'abandi bose nuko babyumva ngiye numvishe ikiganiro cya Irene ubundi Irene
urabizi Irene ntago mwanga ariko sinamukunda ntacyo mfa nawe sinziranye nawe urumva Godfather mu magambo yose uvuga niba ushaka amahoro nanjye nushigikire Irene banza wumve oya ntago mushyigikira urukunyumva Dumba mushigikire mfite opportunity yo kukumanura umva se niba mukeneye amahoro turabajyana muri stade amahoro niba ushaka amahoro nushigikire Irene ntabwo mushyigikira ko manzu nyumve kandi Dumba ukunda nuko biraza kuba byiza kumva biraza kuba byiza umanuye ariko kuvuga igitekerezo cyanjye ariko nubwo urumva igitekerezo kiragira kirya Dumba urumva uriya mutipe yafashe uburakari bwawe urukumva aragucururutsa kuko ibyo avuga byaba bifite ishingiro uriya mutipe yakomeje ku magambo urukumva ntabwo ngiye buriya muntu ntabwo nari muziho urumva hari iyo umuntu yakoze ikibi Dumba cyangwa umuntu yakoze ikosa kugira ngo yivane muri iryo kosa urimo kunyumva ni urugendo rurerure ariko for me intambwe ya mbere Irene yarayiteye nubwo ikirenge gishobora kuba kitarageze cyangwa akaba atarasanye imbabazi nk'uko bikwiye but he try ibyo umuntu ufite umuntu yagombye gukora mu kiganiro nabonye avuga ati mu bantu nakwifuza kubabaza cyangwa nashaka gukomeretsa kuko wowe bitewe n'ukuntu muziranye bitandukanye n'ukuntu uziranye nawe but the guy he tried aravuga ati Dumba sabye imbabazi nubwo yavugishaga ibyongereza avuga ati I'm sorry so Dumba gerageza wumva icyongereza cya Irene I'm sorry ni Justin Bieber hari ukuntu umuntu avuga akavuga icyongereza cya Irene kuvuga ngo I'm sorry byasoundingaga nabi I'm sorry kandi amaze iminsi muri Canada gusa ziza ariko Dumba the guy he take his time bro araza aravuga ati Dumba udashaka kuva God udashaka kugira imbere y'abafana bawe ntabwo nza kukumanura umva gusa ikintu kimwe Dumba umugabo aravuga ati bugufa aravuga ati ntabwo nza kukumanura naringiye kukumanura Dumba he's one of my best friend Dumba umuntu ushobora kwidekara avuga ati Dumba he's one of my best friend and I cannot ntabwo nagerageza ikintu cyamukomereza cyangwa ku buryo namubabaza natunze umuntu kamera nkora amakosa ariko Dumba kugira ngo umuntu aterura avuge ko yaguze ikintu akigambiriye kuri kamera Dumba iyo ariko kazakora ari byo bimutunze ari ntabwo ariko kubura musore yarahagurutse agafata iya mbere Dumba mu burakari ufite no gufata Godfather buretse gato abantu mwese mu muting Dumba yakuba very sorry mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza nageze muri case nanjye ubwanjye ntari kureactinga mu buryo butari kukubabaza kuko yarabizi ko aza kubibana buretse gato nagira uvuga nukuvuga ko yarabizi ko ari kumbabaza iyo ni amagambo muvuye mu kanwa abantu ntabwo bajya bamenya ukuntu tujya dukoresha amagambo hano kumbuga banagushaka gufata amagambo tujye dukoresha kandi ngo yankoresheho urumva ngo ntabwo nari reacting mu buryo butari bukubabaza deja arabizi ko ibyo yakoraga yagombaga yararimo arambabaza sure ariko arangije kuvuga ko Dumba ni inshuti yanjye wowe niko kakubesha ati Dumba ni inshuti yanjye nzo naza kuyisaba imbabazi wowe nibyo wumva wowe nibyo bintu ugenda nabyo okay Dumba komeze wumve statement yaba yambabaje ate igihe cyose numva nababaje ngomba kumusaba imbabazi cyane so Dumba yakuba very sorry mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza turazira Phil Peter arumva arimo arikiriza Phil Peter ashobora kumukiramo akamubaza ariko Phil Peter arimo arikiriza ni inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara ako ngako kahita kagushuka ngo Dumba ni inshuti yanjye kugeza ku rwego nahuye na mama uri bumubyare yarangiye kuvuga ko yari arimo arambabaza biza bikora bizi ariko yavuzemo ko yahuye na mama umubyara wowe uhita ugira impuhwe inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara ikintu cyamurakaje cyuko muri la kese y'ampano yareze Dumba yavuzwemo akoresha ijambo yavuzwemo
izi ni impapuro ziyafungishije puzzle, izi ngizi ndazifite. Akoresha ijambo yavuzwemo ngo Godfather nindagira ndaza kugusomera ama statement yafungishije puzzle, imirongo yafungishije puzzle wumva umbwire, wumve na Irene ibyo avuze. Ibi nzaza live byose mbivimuzi byose kuri video ngo puzzle yamuhaye ubona bikokera umunsi babyumvishe neza yabikurikiye ureze komite ariko ereze Dumba yavuzwemo yabikurikiye umunsi nibwo yabyumvishe neza. Godfather yamucyaye Godfather ngo yabikurikiye uno munsi agiye gusaba imbabazi nibwo yumvishe impamvu bafunze puzzle n'ibintu biganiro batanze n'ibiki byose. Yagiye akora ikiganiro atazi ibyo arimo arakora. Godfather kikaba kiragiye na ariko mu rukiko yavuzwe nk'umuntu wavuganye na Yama video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure, ntabwo yamureze ku mutego, ntabwo yamureze ku mutego, ntabwo yamureze ku mutego, ntabwo yamureze ku mutego, ntabwo yamureze ku mutego. Godfather now you can unmute. Ya Dumba umva ikintu kiriho ni kimwe sibyo? Sokorinde ko iyo umuntu avuze ngo arimo arasaba imbabazi aravuze ngo ntabwo yamureze ku mutego. Dumba umva ikintu kubwira ni iki ngiki ugira gutse kunyumva. Umujene ntabwo yigeze ahakana ko yaguhemukiye, ko yanagukoreye ikosa. Ntabwo ariho turi ibyo biveho ari mu gusaba imbabazi. Ubu turimo turumva arimo arasaba imbabazi ku kiganiro, arimo aravuga ngo ntabwo ya mpano yandeze komuteri. Ntabwo byumvishe? Yego ndabyumvishe. Ngaho wowe izo mbabazi urashaka ko nzimuha? Okay, bivuze ngo kubwanjye bivuze ngo ntabwo byakakubabaje Dumba kuko ntabwo yakureze komuteri. Ntabwo yandeze komuteri mu bantu. Iyo ni context ya uretse gato uko niko mushobora kubitwara, ariko wasanga Irene yaravuze gutyo ashaka wasanga bivuze gutya ashaka kumvikanisha ko kuba yaratanze ikiganiro atazi ko ari kugushyirishamo nk'umuntu warezwe, nk'umuntu uri muri kese. Unyumve neza cyane, ya mpana ashobora kuba yaramubeshye. Uri kunyumva wowe ukazamo nk'umuntu uri kusanga muri iyo saga ariko utararezwe. Irene akaba ari gusobanura akavuga ati ntabwo njyewe nari nzi ko inshuti yanjye iri muri kese ndetse yaratangiwe ikirego ngo ntange ikiganiro gishyiramo. Godfather gute abantu bashobora kugukurikira ariko niba ari inshuti ye gute bamushuka bakamubeshya? How can people uziko people follow you? I know, ariko mbabwire Dumba, reka nze kubwire abantu ndakubwiye muri se urabyumvise arimo aravuga ko arimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ngo ntabwo bandeze komuteri. Pazo avuye muri prison bavuye kumufunga. Arimo arasaba imbabazi, arimo arambwira ati ntabwo bandeze komuteri. Urabizi ko ibintu byaguhungabanije n'abantu baguturishije ngerageza no kuguha kauberi, ariko igihe mukiri kukubwira ni iki cyo reka ngusomere Dumba ndabifite. Uretse gato naho ngusomere ikintu aho bafungira Pazo ukuntu bavuze. Bafunga Pazo bavuga ati Shime Patrick alias Pazomani yarabajijwe mu mvugo ze avuga ko izo video za uwo rizagwira Florie alias Yampano wa Boy yazibonye koko ziturutse muri email ye urega ngo kuko iba muri telefoni ye kandi umuntu wamufashaga anamubereye manager agira uburenganzira bwo kwinjira muri email ye ko ngo amavideo abitse kuri email ahita yizana kuri telefoni ye. Akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yayihaye ko ibyo bamurega bamubeshiraga, ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko impamvu sakuje Godfather niba utarize mbangeza ahantu ha punchline hari very important ugomba kumva. Urumva urabizi ko kuza konsuzugura kuri pano yawe atari ibintu ugomba ndakumanura. Urumva ndakumanura, ariko tugasanga mutinga kuri Kigali bakaba barakujuga mutinga amabera nyoko wa mama kandi mutinga saba imbabazi. Sorry you mutinga. Ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko raporo ya cyber yerekana ko itariki ye 11 ukwezi kwa itariki 11 ukwezi kwa 11 2025 yamenyesheje uwitwa Dumba akoresheje video record
kuri WhatsApp ko arimo gushakishwa na RIB ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Floria Alliance azohereza, bivuga ko yari azi neza ko zirimo gukwirakwiza kandi ari we ziturutseho. Iyo nyandiko yampana ajya gukora ikiganiro kwa Irene yarazimutwarira abanza kuzisoma. Irene iyo ngiyo ni responsibility yiwe kumenya ikiganiro agiye gusohora, kubera aho ngaho iyo baza kuntwara Irene ibyo ngibyo ntabwo yari kubimenya, niyo mpamvu birimo biramugaruka right now. Okay, nk'inshuti yawe Irene ibibazo bikimara kukubwira nk'uko umuntu inshuti zawe zakwegereye, Irene yabashije kukwegera kugira ngo amenye reka ntabwo yigeze ntigeze ntabwo yigeze mbaza, ntabwo yigeze nambwira yarebye site imwe nicyo tuzi, ndimo ndakubwira yari kuri site imwe yashatse nabyo kuri site. Ibi bintu barangije kubifata biri mu izina Dumba, Pazo bahise bamutwara ku mufungo. Ni ukuvuga ngo Irene yabonye inkuru iri gutwika yibagirwa kuri inshuti ye. Godfather nanubwo ari n'iby'ubushuti, niyo yaba ari undi muntu ntabwo ari ibintu udashobora gushyira hanze because bishobora kugira ingaruka ku bandi bantu, urumva? So ahubwo wenda nk'umunyamakuru uri professionnel yari kureba izina nka Dumba bavuze gutyo, nawe yahamagara Dumba nga making sure ko na interview ya Dumba yifata ngo nayo ya upload. Kwese turebe impande zose side ya story yiwe. Exactly. Yeah. Ibi ngibi muri kubivuga gutya nk'abantu muri gukoresha amarangamutima, angenda garuka ku bantu bakora ibintu nk'ibi, usanga bavuze ku muntu n'inshuti yawe ukamuvugaho, wowe mucamanta urabizi sheri, nakuvuzeho urababara, ariko nyuma naraje ndakwegera ndagusobanurira uranyumva, nakuvuzeho naraje njye cyane, ariko se wigeze ubipostinga kuri live biraho? Ariko kubisiba ntabwo ndi kuvugira Irene, murabizi ko wowe muravuga ikintu nshaka ni iki ikintu nshaka muri cyo twumve Dumba n'umuvandimwe, ikintu nshaka kujya kuvuga ko Pazo yafunzwe azira ubusa. Godfather banza umve niyo point byonyine byari ikintu njya nibaza iyo muvuze ku marangamutima. Iyo umuntu ashobora kujya hari hanze akabona agiye kuraburiza no kuba yakorwaho n'ibintu yagize yikoreye ubwe, kuko azi ko social media ariho ahantu hambere ho kuza gufata amarangamutima ndetse n'ibitekerezo by'abantu agafuringa isi yose abeshya, ariho yahereye noneho hataranatanga n'ikirego. Ni gute ushobora kuvuga ngo birimo amarangamutima narafunzwe bro? Godfather hari n'ikindi Dumba yatubwiye, ibyo byose byakozwe n'imbabazi yasabye zumvikanye ko zari za Nyirarureshwa. Yaramubwiye ati ikiganiro wakoze umvuga genda ucyediting, ntabwo yamubwiye ngo nagisibe, oya ukatemo ibintu waho na n'ubu ntarabikora. Arangije gusabiza imbabazi, naraje kuri live ndavuga ati mbabajire nkanjye ukuntu ntekereza n'ukuntu mbibona n'ukuntu byari bimbayeho. Navuze ko imbabazi za Irene ntabwo nzemeye. Aga promota arongera araduhuriza mu gikari kuri telefoni, turongera turaganira tubivugaho. Ndamubwira Irene, bavuga ati we nicyo ushaka. Nambwira ikiganiro nta kibazo kimwe kirakwinjiriza, genda ukatemo ibyo bintu yampana arimo aravuga ukuntu nari namuhemukiye ko sinshaka kunyanduza. Nurangiza you don't need kugenda kuri televiziyo kunsaba imbabazi, wandika ibintu uvuga ati injye na Dumba twajyane, uvuga ati ni izi ngizi ni imbabazi, usabe izindi mbabazi. Ni uburyo bwinshi ushobora kuvuga, ushobora kubishobora n'amagambo yandi bibe clear, nanjye ndaza kuza mbwire ko nuza nkubabariye. Ubaye umunsi wa gatatu ibyo bintu twumvikanye. Ibyo biragoye kweri? Ntabwo byari bigoye, urumva? Ubaye umunsi wa gatatu, nta muntu utarabonye video ya Yampano arimo arasambana. Yagiye muri boro yose, buri telefoni yose y'umunyarwanda n'umuki n'umurundi baravuze ngo Dumba ni njyewe wari uri inyuma watumye Pazo ari hano, watumye Pazo. Wowe Godfather urabizi neza, Godfather twabaga turi mu gikari, ntabwo twari ubwo bushinyaguzi bwanyu ndabwanga. Godfather when it comes with me ukanye ntuzajya ibiboro bizanamo ibintu by'imikino n'ibyo gutwika. Icyo gihe Godfather waje hano ibyo bintu wari ubirimo, you participated a lot muri ibi biboro. Natinye social media bro, urumva?
uwo Mukaritasi ntabwo ashaka kwemera Irene uraza kwemera ku ngufu, uraza kwemera ko wankoshereje ku ngufu cyangwa urahomba byinshi. Abantu mwese mwibazaga ko Irene ni inshuti zanyu n'iki Abanyarwanda ndabazi mushaka abantu bameze neza. Irene ndaza kumumeza nabi, turebe niba muzongera kuba inshuti ze cyane no kumukunda no kumusapotinga. Buri muntu aba yicaye kuri gasiya ze zose, njyewe hano naje hano nibyo ndayifatanyishira kuri nuza ndayizunguza banyita umupede, ntabwo nigeze nigira umuntu wa danje mwiza bankunda bankunda ukomeze nuko nguko iswawe. Irene wibrandinze nk'imarayika bro, ndaza kwereka abantu kuri izi nyamaswa. Yarabivuze bamwita umusazi. Nguru umurokore, nguri manager w'abarokore. Mwari murimo murakora neza muhitinga views nango mugikeneye promotion. That was very good. But umva wakoze mu gitiko wakoze mu kingwe. Wakoze mu kingwe bro. Nyuma yaga ibyo yagukoreye nibikoze biramuha isomeje azaba yabikoze bire wamusabye, ngewe ndabyizeye. Ntabikora natabikora ubwo nawe arabashaka ibintu birebire. Nashaka bireke, hari umuntu ari kumwigisha. Nashaka byihorere. Natuza mvomera witushi urekura umuceri ndayo ngepera. Njyewe sinungukaga muri ibi biboro byanyu, murabizi simbikuramo amafaranga. Maze kubabwira ko njyewe ndi umutemyi w'ibiti. Nk'imibiti niko mbayeho. Niko mbayeho. Ntabwo murambona ndimo ndashaka amafaranga kuri YouTube. I have never. Icyo nakoze nabahesheje amafaranga aba YouTubers. I don't get money from this shit. I don't get money from this shit. I promote music for free. Yego bamwe baranyishuye, urumva baho bako Kigali bari bamaye amafaranga ko Kigali, thank you. You aranyishuye like ariko nabyo simbifata nk'ibintu bya danje, naye ko Kigali nuzi cyane kibaza ko ngo wangira ibintu bya danje. You have never given me money that I'm worthy for. But thank you. I'm not worth the money you guys have given me, but I still thank you. So niazagire n'umuntu avuga ngo yampaye amafaranga nk'iyi. Nta muntu, I know how much I'm worth. I know how much I'm worth. Then most of the shit I do for free entertainment. I don't lose anything. Ndaceceka ngire gutya nicari hano nteme ibiti byanjye ndyame na social media zanyu nziveho, ariko Irene ngusize hanze. Irene ndabivamo, urabizi. Irene, that's how you don't think. Wanze kwibuka ko dumba ibi bintu ntabikuramo amafaranga nshobora no kukubabaza. Ni brandize nk'umublog ushobora kuvuga ibintu byose. Irene n'ubwo bwenge ntabwo wagize. Ubwenge ntabwo wagize. You sit down and sindakubwiye ntabwo bizaba amahoro. Mushobora kwibaza kubera iki ndimo ndavuga ibi bintu, nuko nongeye nari nakeketse ntabwo nanumvaga ntashaka kubivuga, ariko Pazomana araje bikabigaruka. Pazomana turi kuri pano na Pazomana murimo muravuga Pazomana izya bamusanze ubutabera bwo mu Rwanda mwarakoze. Umuntu bari baravuze ko natumye muri gusohora ama video ari free, bamusanze ari umwere. Ayo ma video ntayo yampaye, ntabwo twigeze tuyabona, ntabyo yigeze ampa. Ntabwo nakabaye imbabaye gutya ndimo nigirisha. Iyo biza kuba byarabaye ntabwo nakabaye narababaye uko nguko.